Shoti mutse amatwi radio urumuri bwa mbere habayeho igikorwa cyabaye muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19, igikorwa aho abanyarwanda bari mu mahanga bakubiye mu mashyaka atandukanye akorera mu mahanga, abanyarwanda bakubiye mu miryango ya Société Civile iri mu mahanga, aho bakusanije ibitekerezo byabo kubyerekeranye nyine n'iki cyorezo igihugu cyacu kiri kwambuka, icyorezo cya coronavirus. Abanyarwanda bari mu mahanga basanze ingamba zafashwe mu Rwanda zidakwiye, zitajyanye n'inyungu z'abanyarwanda, ahubwo zihonyora rwose inyungu z'abanyarwanda, aho izo ngamba zicishije abanyarwanda inzara, zikababuza uburenganzira bwabo burimo no gukora no kwishakira ibyo kurya, aribwo burenganzira bw'ibanze. Iyo miryango n'ayo mashyaka ya politiki bikorera mu mahanga bigeze hafi kuri 30, ndabona amasignature yabo ageze kuri 29. Iyo miryango rero yaba ya politiki ya Société Civile igeze kuri 29, ikaba yarasinye inyandiko yohereje Prezida Kagame, bayibohereza ifunguye. Iyo nyandiko yasohotse mu rurimi rw'igifaransa ndetse no mu cyongereza, imaze iminsi mike igeze ku mbuga zitandukanye zitangazamakuru, z'ibinyamakuru ndetse n'imbuga z'amashyaka ya politiki n'imiryango ya Société Civile bayisinye n'abatarayisinye bose babishyize ku mbuga. Inyandiko yo mu Kinyarwanda ikaba nyine irimo gutunganywa mu cyumweru kizatangira ejo bundi, izayibagezeho nayo muzayibona mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyo nyandiko ndende ikubiyemo ibitekerezo by'ibyifuzo by'uko ibyemezo byafashwe mu Rwanda, ingamba zafashwe mu Rwanda zo gukumira iki cyorezo ndetse no kucyambutsa abanyarwanda, izo ngamba zikaba zidakwiye hakurikijwe nyine ibikuye muri iyo baruwa. Tukaba twasanze kuri radio urumuri nka radio ya Société Civile igomba kugezaho abanyarwanda ibibera hirya no hino birebana n'inyungu zabo. Tukaba twasanze ari byiza ko tuzana umwe mu basinye iyo baruwa mu mashyaka cyangwa se no muri za Société Civile zasinye iyo baruwa, akaza kudusobanurira ibikuye muri iyo baruwa. Reka muhikaze, ndi kumwe na bwana Charles Ndereyehe. Mwiriwe neza, murakomeye? Mwiriwe neza Simpunga, ndagusuhuza cyane, ndasuhuza n'abanyarwanda bose batwumva n'abazatwumva ubutaha. Mwakoze kuntumira gutanga ikiganiro kuri radio urumuri. Urakoze cyane. Nibyo uri umunyapolitiki kandi umuryango wawe wa politiki uri muri imwe 29 mu miryango ya politiki ndetse n'iy'amashyirahamwe adaharanira inyungu ya Société Civile byasinye kuri iyo nyandiko. Tugitangira ikiganiro cyacu navuga nti ntabwo bisanzwe bwana Charles Ndereyehe, ibyo bintu byashobotse bite kubundi? Ngira ngo ni bwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere, ni ubwa mbere twandikira Prezida Kagame tungana dutyo, ariko hari n'andi mabarwa tumaze iminsi twandikira ibindi bihugu cyangwa se imiryango yibumbiye hamwe, tubagezaho ibibazo by'u Rwanda uko bifashe, uko byifashe n'ukuntu badufasha kubirangiza. Ubwo rero yibarwa navuga ko ari ya mbere twandikiye Kagame tungana gutyo, ariko wa mugani ibyo yenda ushatse kuvuga ni ubwa mbere koko amashyaka n'amashyirahamwe atagira habugamiye muri politike bishyira hamwe bangana batyo, ndetse ubu ngubu ndakeka baragenda biyongera, barenze 30, bagira ngo barebe uko bakomeza gukorera hamwe kugira ngo baje bungurana ibitekerezo no kugira ngo bashobore kugeza imigambi ku banyarwanda ukuntu babona ibintu byahinduka. Ni ukuvuga ko kuri mwebwe musanga iki kintu mwandikiyeho Prezida ari ikintu gikomeye, kuba mwaranditse mungana mutyo ku buryo bwa mbere, ku buryo budasanzwe, mwaranditse mungana mutyo muri abanyapolitiki ndetse n'imiryango ya Société Civile, nuko mwasanze u Rwanda n'abanyarwanda bari kwambuka ibihe bigoye bikomeye cyane, agomba ingamba zikwiye kandi ko iziriho zitaboneye. Iki kintu mwasanze ari ikintu gikomeye cyane, ko ari ibihe bidasanzwe. Yewe ni ibihe bidasanzwe kuko ubundi iyo ikintu cyanditswe n'ishyaka rimwe cyangwa se
amashyaka yibumbiye hamwe, hari za platform zimwe na zimwe nka P5, MRCD n'izindi. Hari igihe bandikiye nka Prezida wa Repubulika y'u Rwanda bakavuga bati mwebwe ibyo dupfa n'ibi n'ibi, ariko kuba hariyongeyeho amashyirahamwe atagira aho abogamiye muri politiki, kuba amashyaka afite ibitekerezo bitandukanye avuga ati reka twese dutahirize umugozi umwe, dutange ibitekerezo byacu ko tubyumva, turumva ari ibintu byiza cyane, kubera ko ku Rwanda rugeze ahari indimuka, kandi nk'uko niyo barwi bigaragaza koko u Rwanda rugeze habi. Wadusobanurira muri make aho rugeze, ibintu bikomeye mu kigero kihe bwana Charles Ndereyehe? Biragoye kugira ngo mbone aho nabitangirira, ariko nk'ubwo nk'iyo barwa ukuntu twayitangiye tuvuga, bimanze byumvikane ko ntabwo turwanya kuba harashyizweho uburyo bwo gukumira no gutsinda ibibazo bya bya coronavirus, ariko ikibazo gikomeye cyane cyane cyagaragaye kuva aho iki cyorezo gitereye nuko bigaragara ko mu Rwanda hari ubukene bukabije pe. Ubwo bukene rero urabona abagerageje kubugaragara kera mu minsi ishize, abantu baravuga bati ibyo mu Rwanda bagaragaza hanze baratekinika, abantu barakennye, abantu barashonje, ubutegetsi bw'i Kigali bukavuga ngo sibyo. Ariko iki cyorezo cyabashize hanze kuko byaragaragaye ko abantu bakennye pe. Uherutse no kubona kuva ku itariki ya 8 z'uku kwezi ko abanyamakuru bagerageje kubivuga, bagaragaza ikibazo cy'inzara, bagaragaza akarengane, bagerageje, hari n'abafashe bagiye gutabara, wumvise ko babafunze kuko nyine u Rwanda ruracyashaka gutekinika. Mbere ya byose ni uko iki cyorezo ikintu cyagaragaje, urabona twakomeje kuvuga ko politiki ya FPR irimo gutindahaza abanyarwanda, kwirimo kubambura uburyo bwabo bwo kwizigamira, ntibabyemera. Ariko urabona nyine ko abantu n'uburyo bwabo bwo gufata ibyemezo batitaye mbese ku muturage, usanga ikintu cyerekeranye n'umuturage rwose kitabashishikaje. Tekereza kugira ngo ufate icyemezo nijoro duce gishyirwa mu bikorwa, kandi uzi ko abo bantu nta bundi buryo bwo kubaho. Abanyarwanda benshi barababurabuje, bababuza uburyo bwo guhinga bizigamira, bababuza ibyo bashoboraga ibihingwa ngandurarugo byabarengeraga, babategeka guhinga ibihingwa bimwe ngo bazajya bahingira isoko, hanyuma bagura ibindi hanze cyangwa ibyo batihingira. Ejo bundi rero iki cyorezo kibaye, imipaka yose ifunzwe, yego yari isanzwe inafunzwe, n'ubundi birirwa barasa abantu ngo barimo kujya guhaha mu Buganda n'u Burundi bafitanye ibibazo, ariko noneho urumva byahumiye ku mirari. Kugira ngo umuntu rero umuzirikire mu rugo rwe nta kintu afite cyo guhahisha, ni ikibazo gikomeye. Bugaca uvuga ngo ntihagire uwongera kuva mu rugo, ngo urava mu rugo ngo arafungwa cyangwa hari n'abo barashe. Urumva ni ikibazo gikomeye, kuko abo baturage abenshi bamaze kubategeka guhinga muri ubwo buryo, bwatumye badashobora kurengera ingo zabo, abenshi birukanyiye mu mujyi. Mu mijyi rero naho abantu babagaho ari bahaha buri munsi. Hari abantu benshi rwose babeshwagaho n'ibiraka bakoraga buri munsi, bigatuma bashobora guhaha, bigatuma bashobora kurya. Abo bantu rero kubabwira ngo turabafungiranye, ngo ntimurenge aho ngaho, kandi nta kintu bafite cyo kurya, urumva rwose ko ari ibintu biteye isoni n'agahinda. Nicyo cyerekanye mbese ko habuze ubumuntu
mu mitegekere y'u Rwanda ko habuze uburyo rwose bwo gutekereza uti nifata icyemezo iki n'iki ndaba nshize abanyarwanda mu ngorane zikomeye. niyo mpamvu usanga bwana Charles Ndereyehe kuri mwe musanga hari kubamo igihe hagati yo kubafungira mu ngo no kubabwira ayo mabwiriza, hari kubamo igihe cyo kubateguza, igihe cyo gufata izindi ngamba zo hagati kugira ngo inzara itabatsinda mu ngo. Rwose ni nabyo twanahereyeho tuvuga tuti ibyemezo byafashwe huti kandi bazi uko abanyarwanda babaho, biba nka bya bindi iteka by'u Rwanda byo gushaka kwishyira imbere bya mwambonye, noneho bafata ibyemezo nk'iby'abanyaburaya bafashe. Ariko nawe uba mu Buraya, natwe tuba hano, uzi ko mbere y'uko banafata n'ibyo byemezo hashize iminsi bavuga bati icyorezo cyateye, dushobora kuzafata ingamba izi n'izi, mbese basa n'abateguza abantu. Uzi ko ndetse hari n'ababifashe rwose babyihutiye bakajya gusahura ibintu mu maduka bakabirangiza, ariko basa n'abateguje abantu. Mu Rwanda rero iryo teguza ntiryabayeho. Wabonye ko bafashe ibyo byemezo abantu bagatoroka, hakajya bagenda baca muri za Nyabarongo harya bagira gute ngo barebe ukuntu bakwisubirira mu cyaro, cyane cyane ku bantu babaga mu mijyi. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane, bagombaga guteguza bakavuga bati bantu dore tugeze mu bibazo bikomeye ibi n'ibi, bagasobanurira abantu bati tuzafata ingamba izi n'izi, murabe mwiteguye ko tugiye gukora ibi niba. Ariko siko byagenze. Ikindi kibi kandi ni uko muri uko kwishyira imbere ku Rwanda, tekereza kugira ngo uvuge ngo urarinda abantu icyorezo, ni nka bya bindi byo gusenya amazu, mbese ngo barabarindiriza hanyuma bagasenyera abantu n'ubundi bakicwa n'inzara, banabasenyeye no muri iki cyorezo cyanagize. Ni kimwe no kuvuga uti noneho ubu ngubu ngiye kubafatira icyemezo cyo kubarinda icyo cyorezo kigiye kuza kandi giturutse no mu mahanga. Hari n'abaturage bavuga bati iyo ndwara ya coronavirus nibyo abantu n'ubundi bajya hanze, bajya muri izo za China, bajya mu Buraya n'ahandi, nubwo atari byo cyane, ariko biragaragara igitekerezo abanyarwanda bari bafite kuri iyo ngingo. Kubabwira rero uti mwitonde, ibi bigiye kuba gutya, tushobora kuzafata ibyemezo gutya na gutya, ntimuzatungurwe. Ibyo byagombaga gukorwa nk'uko mu Buraya nabo bamanje bateguza abantu. Urabona muri kariya karere nka Magufuli, Prezida Magufuli John we muri Tanzania, niwe wenyine utarakopeye ibintu byo mu Buraya ngo ahita bikubita aho ngaho. Yashimwe cyane n'abanyisi, yashimwa cyane na buruse nyafrika, ahantu nyine hacungirwa imitungo ya Afrika. Ariko se buriya we ntazagera aho ngaho hari akagenda afunga kurushaho, ariko ngira ngo ingaruka nyine zaba zibaye zoroshye ku bene gihugu. Nibyo washaka kuvuga ko mu Rwanda nyine byabuze. Baramushimye, twabonye inzandiko zimushima kuri 13 z'uku kwezi, nubwo nawe atangiye gufata ibyemezo avuga ati tushobora kubuza abantu kugira gutya na gutya, tuzagenda tureba uko bigenda gutya na gutya. Nubwo yabifata, ariko ubu ngubu abantu bo muri Tanzania bariteguye bihagije, kuko bagiye babona amakuru hirya no hino bakabyitegura. Ariko utekereze, sinavuga Kigali gusa genda, ariko kuko ngo ariyo yateye imbere kurusha ahandi, ariko urebye abantu babagaho banyakabyizi rwose, n'ukuntu mbese koko byagaragaye kuri ariya mashusho bariya abajournaliste bafunze bajyaga bagaragaza, berekana ko abantu bashonje kandi ko n'imfatanyo y'ubusabusa babazaniraga yatangwaga nabi. Biragaragara rwose ko ibyemezo byafashwe hute. Mwavuze muti leta ubundi ntabwo yari isanzwe yumva ibyifuzo by'abanyarwanda.
ngira ngo ntabwo byabatunguye rero kuko iya leta niko isanzwe ifata ibyemezo, usanga hari ibyemezo byinshi bifatwa bihubukiweho kandi hadatezwe amatwi abanyarwanda. Nibyo Sinunga, ntabwo twashatse kujya rwose mu byerekeranye n'impaka mu bya politike n'imigabo n'imigambi, kuko byari gufata indi ntera. Twe twafashe urugero rufatika rwo ku ikintu rwose cyari kiziyeho. Turavuga tuti ubundi baravuga ngo ukene ufite itungo rikakugoboka. Tukavuga tuti iyo ubonye umushyitsi ubonekeyeho ugutunguye unyarukira munsi y'urugo. Igihe udafite aho munsi y'urugo, igihe udafite itungo rikugoboka, ntabwo muri icyo gihe nyine ntaho uburi. Turavuga tuti noneho rero ubwo iki kintu mwafatiyeho ibyemezo, ntabwo ibyemezo byasubizwa inyuma, ntitwabibabwira ngo mubivaneho. Reka tubabwire ingamba noneho z'ukuntu tubona twebwe mwakwihutisha kubona amafaranga yo gutabara abanyarwanda. Ibyo nari ngiye kugeraho rwose, ibyo mwise ngo umusanzu wanyu w'ibitekerezo mwasanze byafasha, umusanzu w'ibitekerezo mwagezagaho iriya leta nyine, nubwo ibyo yafashe bwa mbere yabifashe ingaruka zabyo nta ukizisubije inyuma, ariko mwebwe muyiha umusanzu wanyu w'ibitekerezo nyine. Ese uwo musanzu w'ibitekerezo bimwe muri ibyo byaba ari nk'ibihe? Umusanzu w'ibitekerezo, nongere ngaruke ku gitekerezo kibanza kuvuga no gushimangira ko byatanzwe nyine n'amashyaka menshi n'amashyirahamwe n'imiryango ya Société Civile, kugira ngo batagira ngo turimo guhatanira ubutegetsi. Ni ibitekerezo byo kuvuga tuti reka dutange umuganda wacu. Urumva rero wavuze uti n'abantu bagera kuri 30 amashyirahamwe n'amashyaka agera kuri 30, ariko iyo ukubye n'abagize iyo miryango urumva ko ari abantu benshi cyane batanzeho ibyo bitekerezo. Icyambere twaravuze tuti mbere yo gutegereza akimuhana kazi imvura ihise, hari amafaranga menshi ari mu Rwanda yagombye guhita akoreshwa agashakira abantu ibyo kurya. Higeze kujya hagibwa impaka tuvuga tuti mu Rwanda hari inzara, abantu bakavuga ngo ni amapfa, ngo ndetse ngo n'abateza ngo hari ibihunikwa bihari ngo bishobora kuvamo ibiryo byo kubagaburira. Turavuga tuti ubwo n'ubuhoro noneho nibafate muri ibyo bihunikwa bagaburira abantu. Niba rero bitanahagije, nibarebe ukuntu bagura n'abantu bafite za stock. Ayo mafaranga rero yo kugura ibyo kugaburira abo baturage tukavuga tuti yaturuka. Icyambere twavuze tuti yaturuka mu kigega cyitwa Agaciro. Icyo kigega cyashyiriweho nyine kugira ngo umunyarwanda yiheshe agaciro, niko babivugaga nibura. Kandi mu mwaka wa 2017 icyo kigega cyari kigezemo miliyari 52 z'amanyarwanda. Muri iyo miliyari 52, 41 zikaba zituruka mu misanzu abantu bagiye batanga, naho miliyari 10 zikaba zaraturutse mu gushora imari babaga barazigamye. Urumva rero ko abantu izo miliyari z'amanyarwanda 52, urumva ko ari miliyoni 52 z'amadolari muri iki gihe. Urumva rero ni amafaranga menshi ashobora guhita agoboka abantu batabanje gutegereza ngo barirukanka bajya gusabiriza inguzanyo hirya no hino, kandi iyo nguzanyo n'ubundi nayo ikazishyurwa. Ingingo ya kabiri twavuze ni ukuvuga tuti FPR ni ishyaka rikomeye, ni ishyaka rivuga ko rikomeye, ni ishyaka rifite ingoro, ni ishyaka rifite amafaranga, ni ishyaka rifite ikintu cy'isosiyete yitwa Crystal Venture, ariyo
inyuramo amasoko yose, biharira amasoko yose n'ibiki, iyo sosiyete nayo ya FPR. Ariko ngira ngo ni umutungo nyine bwite wa FPR, nubwo wenda uburyo yawuhashyemo umuntu abyibazaho, ariko rero ngira ngo ni umutungo bwite wayo. Umutungo bwite wayo se none FPR itari y'abanyarwanda bari iki ko abayirimo se, abayirimo ariko nibo batumye ayo mafaranga aboneka. Ni ukuvuga ko yenda dani iyo bakoramo bagatabara abantu b'abanyamuryango gusa, none iyo bagiye kwaka imisanzu se urakeka ko ari abantu bo muri FPR bayaka gusa? Ko numva ngo bajya bakata ku mishahara y'abantu bose, kandi urabizi neza ko mu Rwanda rwose kugira ngo uhitemo irindi shyaka ritari FPR ko ari ibintu bikomeye. Ni ukuvuga rero ko ayo mafaranga ni abanyarwanda bayazigamye, ni umutungo w'abanyarwanda. Ntabwo FPR se ni iki ko ari abanyarwanda bashyiramo ayo mafaranga? Urumva rero iyo uwo mutungo wa FPR ugeze hafi kuri miliyoni 500 z'amadolari. Nawo ni umutungo ukomeye. Kuvanaho agapande bakavuga bati turi ishyaka rikomeye, ni twebwe tubona imfashanyo zikomeye, ni twe tubona imisanzu myinshi, reka dutabara u Rwanda, bari kuba batsinze igitego gikomeye. Sikubyishuro urebye zikubyishuro 10 zira miliyoni 50 zo mu kigega cy'agaciro. Rwose urumva mu kigega cy'agaciro ni miliyoni 52 z'amanyarwanda, naho z'amadolari. Pardon, z'amadolari ko ni miliyari 52. FPR yo ifite miliyoni 500 z'amadolari. Ni ukuvuga miliyari 500 zikubye inshuro 10. Urumva rero kuvana, hari umuntu wigeze kwandika kuri Twitter nigeze kubona aravuga ati na Prezida Kagame n'amafaranga ahembwa afashe miliyoni 12 z'umushahara we cyangwa se atwara akajya muri za ngendo ahora ajyamo, agaha buri munyarwanda miliyoni, dore ko ari abantu miliyoni 12 z'abanyarwanda. Ayo mafaranga miliyoni 1 kuri buri munyarwanda yari kubatunga ku buryo ibindi iby'ingoboka biturutse mu mahanga rwose byari kuza bigasanga abanyarwanda ntacyo babaye, ariko nta kigeze gikorwa kuri iyo ngingo. Ariko bwana Charles Ndereyehe se ko ejo bundi bavuze yuko abaministre, abadepite bigomwa umushahara w'ukwezi na Prezida ndibaza ko arimo, ese ibyo ntago bigiye mu cyerekezo cy'ibyo mwabasabaga? Reka tuvuge ko ubusabusa burutubusa ariko harabona bonye bo niba ari muri Senegal, niba ari hebo bavuze batameze 6, ariko sinzi niba warabonye imishahara yabariye abantu miliyoni bafata buri kwezi. Ariko nibyo bavuze ngo bazibukiye iyo mishahara, baravuze ngo amabanke ahagarike imyenda bishyuraga, babyumva. Ariko nibo babihagarikiye, ntabwo nigeze numva uretse akantu k'ubusaba nigeze kuvuga ngo mwari musako ngo nawe ngo bareke ngo kuba bamwishyuza, kuko barimo bari bagaragaje nyine ko nta faranga bazasigarana nibakomeza kwishyura kandi n'umushahara wabo kandi bagomba guhaha byose. Ariko urumva ntabwo bavuze bati mu byemezo dufashe abakozi bose bafite imyenda turahagarikiye imyenda ibihagaze ntazagire icyo amabanka babikore. Abo baravuze bati reka ikote tuvuyemo ryari ryambawe na Paul turaryambika Yohani, twongere dufate umushanana Yohani yari yambaye tuhe Paul. Ntabwo mbona nubwo bigiye mu cyerekezo gisa n'icyo twavugaga, ariko rero urumva nta ubusabusa burutubusa, ariko ntabwo biri ibintu bifatika, ntabwo ari ibintu bifatika. Sinzi kandi ayo mafaranga niba banavuze bati turayashyira mu kugura icyatunga abaturage, ibyo ndabigarukaho yenda negera ku yindi ngingo.
kuko hari ibindi twagiye tuvuga tuti aho bazigama amafaranga. Iyo mishahara nayo yo ntitwayivuzeho kubera yuko ari umwihariko w'abantu bari kuvuga bati mugiye gukora kuri propriété privée, byo ntitwabivuze, ariko twavuze ahantu y'imena hashobora kuva amafaranga ku buryo bworoshye. Aha gatatu twavuze ni nk'uko Madame Bachelet Michel uhagarariye uburenganzira bw'ikiremwamuntu yaravuze ati muri iki gihe cya coronavirus no kugira ngo abanyururu abafunzwe batayandura ku buryo bugize, abantu badafite ibyaha biremereye babafungure. Urumva rero no kugaburira nabo banyururu, ndumva hari ibihumbi birenze 75 by'abanyarwanda bafunzwe, bamwe bafite n'amadosiye ari mu busa atarigeze agira ikintu ageramo cy'icyo babarega gifatika. Iyo kubafungura biroroshya ibintu bibiri. Icya mbere ni uko amafaranga leta batangaho yari kugabanuka n'ibinabatangaho. Icya kabiri, abantu benshi batungwaga no kugemurirwa n'imiryango yabo, none imiryango bari bayifungiranye ntawe ishobora gutarabukira. Urumva rero ko ni ikibazo gikomeye. Aho naho twavuga ko byari byiza ko babitekerezaho. Hari akantu k'ubusabusa nabwo bavuze ngo procureur general yavuze ngo abantu ngo bafungura abantu bamwe, ariko ntiyabivuga ku buryo bifatika. Si ndumva nta gakuru kigeze kareguka kavuga ko hari abantu baba barafunguwe muri urwo rwego. Muri za gereza nta bafunguwemo, gusa muri za kasho kubera ko wenda nta bantu bari bubagemurire, abantu bari bafungiye mu makasho nabo bake cyane, ariko ni abantu bake mu gihugu hose, nta bantu bose bafunguwe no muri ayo makasho ni bake. Muri za gereza zo nta bafunguwe n'abakeya. Kandi ngira ngo Madame Bachelet Michel we yavugaga abafungiye muri za gereza, ntabwo yavugaga abafungiye mu makasho. Muri za gereza kandi nayo makasho urabona nyine gufata ibyo byemezo hute wabonye abantu buzuye ku kibuga bari bafunze, n'abo banyamakuru n'ibiki byose ubukasho zongeye kuzura ngo barimo kurwanya nyine coronavirus. Sinzi rero abantu bafunze abavuyemo n'abagiyemo ko bangana, ndumva abo bashyizemo bashobora kuba baruta umubare w'abavuyemo. Ikindi kintu twavuze cya kane ni icyerekeranye n'ikigega cyitwa ishema ryacu, kigeze gushyirwaho igihe bafatiraga General Karake mu Bwongereza. Icyo kigega nacyo hari amafaranga yari yaratanzwe ya kosiyo angana na $1.5 y'amapawundi, bavuga ko nyine kugira ngo bamurekure barandumva ayo mafaranga nayo kuyagaruza ari ibintu bitari bigoye. Ibyo yenda ntitwabitinzeho cyane kuko ari ibintu bigomba kunyura mu manza, ariko ntawuzi amafaranga abantu batanzemo umusanzu ngo uje muri icyo kigega, n'ayo mafaranga yagagwatiriwe ntawuzi uko byagenze. Aho naho twaravuga tuti muhatekerezeho. Bashobora kuba barashatse imisanzu irenze n'iyo $1.5 akaba abitse n'ubundi ahantu hari mu bigega mu Rwanda. Birashoboka, ntabwo twabitinzeho, twaravuze tuti nabyo mu bitekerezo, kuko twatangaga ibitekerezo by'ahantu hashobora gushakishwa amafaranga ku bantu bashaka kwita ku baturage babo no kubatabara. Nyine uhiriye mu nzu akubita ibipfunsi ibisika byose. Ingingo ya 5 ni amafaranga twavuze tuti ari amafaranga yagiye kubitswa hanze mu byo bita mu madosiye yasohotse muri banana papers. Ni amafaranga abitswe mu bintu bita paradis fiscaux, muri za Singapore, muri za Luxembourg, mu Busuwisi. Hari amafaranga yigeze guhabwa u Rwanda, noneho baravuga bati ku mafaranga
yatanzwe ibihumbi miliyoni 545, hari miliyoni 190 zabuze. Zaburiye he? Tukavuga tuti zigomba kuba zaragiye muri ibyo bihugu. Ubwo rero ku bantu bakunda u Rwanda, ku bantu bakunda abanyarwanda, ku bantu bafite amategeko bagenderaho, ku bantu barwanya corruption wa mugani wabo uko bayita, kugaruza ayo mafaranga byagomba kuba ibintu byoroshye, kandi kereka niba Prezida Kagame nawe ari mu bayashoyemo, naho ubundi tuzi ko ibyo ashatse ko bikorwa uwo munsi. Ubwo rero twavuga ko nayo ngayo ashatse yayagaruza izo miliyoni 190 z'amadolari, nazo nakayawo kashoboraga gufasha abanyarwanda gutabarwa mu gihe hataraza impano z'amahanga. Urumva nyuma yaho izo miliyoni zose mvuze, uza amafaranga ntuza banke, ikigega cy'isi yose cyafatishije u Rwanda, urayazi? Miliyoni zitageze kuri 200. Ejo bundi ndumva ari miliyoni hari 109 n'ibice bine y'inguzanyo yihuse bafashishije inguzanyo bafashije u Rwanda, rwo ruvuga ko ngo ni ku nyungu ziri hasi cyane kandi mu gihe kirekire, ariko rero ibyo byose ntibibuza kuba inguzanyo. Ayo mafaranga rero nayo u Rwanda rwarayahawe. Ariko urumva ko ayo mafaranga miliyoni 109 z'amadolari ntaho zihuriye n'amafaranga twavuze mu kanya ahunitse mu Rwanda, kandi aya mafaranga bavuga ngo ni inguzanyo ku nyungu ntoya, niyo yaba zero, aya mafaranga azishyurwa n'u Rwanda rw'ejo. Sinzi niba warabonye ukuntu imyenda mbese yo mu Rwanda yagiye izamuka simpunga, kubera ko u Rwanda ubu ngubu ukuntu imyenda yagiye yiyongera, hari ahantu ushobora kubisanga iherekeranye n'imyenda uko yagiye izamuka kuva muri 90. Nkwibutse bwana Charles Ndereyehe yuko ubu banki ikigega cy'imari cy'isi harya Banki Mondiale cyangwa Fond Monetaire International imaze gukuriraho u Rwanda, ibihugu bimwe na bimwe kubera nyine iki cyorezo kibirimo, imaze kubikuriraho inguzanyo, sinibuka umubare w'ubuzingana, u Rwanda narwo rurimo. U Rwanda ngo narwo bavuze barusiye rero imyenda. Urumva ko nayo ni amafaranga y'akayabo aje yiyongera kuri ariya y'inguzanyo, yiyongera no ku yandi babonye nyine ko bambutsa iki cyorezo. Ariko rero urumva ikibazo naho ngaho, ayo kuvuga ngo bahagaritse iyo nguzanyo ni ibintu byiza cyane, kandi Imana ishimwe. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bazishyura makeya, ariko icyo nashaka kukubwira nuko kugeza ubu ngubu buri munyarwanda kugeza mu mwaka w'2018 yabarwagaho inguzanyo y'amadolari arenga ibihumbi 3,145. babyumva? Uwo mwenda la dette publique miliyoni 3,865 yari imaze kugera mu mwaka w'2017 kuri miliyoni 528. Izo ngizo rero zigenda byiyongeraho, ndakeka kandi ko aya ngayo yose ntabwo bayavanyeho. Ubwo no kugenda tukareba muri ayo masezerano y'icyo kigega cy'isi yose amafaranga cyavanyeho nayahe. Ntabwo akenshi ntibavanaho inguzanyo, bavanaho inyungu zishyurwaga kuri iyo nguzanyo. Ubwo rero nabyo ni ukuzitonda umuntu akareba ku buryo ntabwo ari ibintu byoroshye kuvuga ko ayo mafaranga nyine azishyurwa ku buryo bworoshye.
ariko twebwe cyari kinaduhangayikishije rega ni ukubona n'ubu ngubu ayo mafaranga mu by'ukuri inguzanyo ijahe. Tekereze ko u Rwanda rwari rugeze aho rujya rutanga miliyoni 119 mu kugura intwaro. Izo ntwaro se ubundi koko nizo kurinda u Rwanda, nizo kurinda ubutegetsi buriho, cyangwa se nizo guhiga impunzi no gutera akaduruvayo muri ako karere. Iyo myenda yose twirirwa u Rwanda rwirirwa rufata, si ukuvuga ko ari imyenda koko ibibyara amafaranga ashobora kuzavamo azishyurwa. Usanga akenshi ajya mu bintu bitazabyara inyungu. Ni nayo mpamvu mbese twanageze aho tuvuga tuti hari amakosa mwakomeje gukora mu gihe gishize. Niba koko mushaka kuzigama amafaranga ku buryo abanyarwanda batakomeza kujya batungurwa n'ubukene, kandi amafaranga mu gihugu ahari yarabitswe, hari ibintu bikwiye kwirindwa. Muri ibyo hari imishinga, reka ibi byo kuvuga ngo be kugura intwaro byo sinzi ko FPR yabikunda, kuko ifite ibintu bibiri biyibeshejeho: ikintu cyitwa jenoside yiri gucuruza, akaba n'ibintu byerekeranye no kwirirwa bica abayirwanya bose. Kuvuga rero ngo bataruguriza intwaro cyaba ari igitangaza. Ariko tukavuga tuti ese inteko ishinga amategeko mbere yo gushora amafaranga mu mushinga uyu n'uyu uba uratwara amafaranga menshi, mbere yo gushora intambara, iyo nteko nshinga amategeko igira ikibivugaho ko bavuga ngo bahagarariye abanyarwanda. Twarebye rero imishinga mu byihutirwa tuvuga tuti dore amakosa mutagombye kuzongera mukora. Duhera kuri bya bindi bavugaga ngo bashaka gushyira ngo batanze amafaranga mu byogajuru, one web, aho u Rwanda rwatanzemo amafaranga ibyaguye, kandi ubundi icyo kigo cyarahombye. Turavuga tuti Ndereyehe, abantu bakomeje kuvuga bati amafaranga arimo kujya muri Ndereyehe arakomeza gutwara umutungo w'igihugu kandi azahomba. Urabona nk'ubu ngubu rero noneho iyo korona yikubiseho, indege zose zarahagaze. Numvise n'amahoteli yandi bari barashoyemo amafaranga batabaye ngo bagize ibihumbi binini. Urumva rero korona virusi yerekanye ko iyo udashishoze mu gushora amafaranga bishobora kukuzanira ingaruka ikomeye. Turavuga tuti hari ikintu cyerekeranye no gusesagura umutungo, kugenda guha Club Arsenal miliyoni 33 z'amayero ngo no kugira ngo ukunde ngo yambare imipira yo kugira ngo abantu baje baza gusura u Rwanda. Buracya baba bafashe miliyoni 10 bazaha Club y'Abafaransa Saint-Germain. Ayo ni amafaranga ntabwo, kandi ibyo ni ibintu tutarigera tubona ngo byanyuze mu nama ishinga amategeko. Abahagarariye abaturage babyemeje na gatsiko kari aho ngaho ku butegetsi kavuga kati tugiye gukora ibi ngibi, niba bitemezwa na Prezida Kagame ubwe ngo bihite bishyirwa mu bikorwa, abanze kubishyira mu bikorwa ahite abahigika. Ikindi twavuze ni cyerekeranye n'ingendo za Prezida Kagame. Prezida Kagame urabizi, twaravuze tuti mu mwaka wa 2014 mu mezi 5 ya mbere ingendo za Prezida Kagame zagenzeho miliyoni zirenga 3 z'amadolari. Mu mwaka wa 5 n'ibice bitatu. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 Prezida Kagame yakoze ingendo 59. Turavuga tuti biratangaje kugira ngo wowe ukora ingendo 59 mu mahanga mu mwaka umwe. Prezida Obama yarakoze ingendo 52 mu myaka 8
yamaze ku buyobozi bwa etaje. Hanyuma tukavuga tuti ye kabone n'ibyo byaba igihugu kikaba gifite amafaranga, ariko ikibazo ni uko izo ndege Prezida Kagame agenderamo zitangwa ntabwo ari iz'u Rwanda, ni za Crystal Venture. Ni ukuvuga ko amafaranga Kagame aravuga ati ngiye aha, leta y'u Rwanda irihe Crystal amafaranga ya ntaye. Urumva rero ni ugusahura ku buryo bworoshye, kandi igihe hagiye iyo jet imwe itwara ibihumbi 14 mu masaha 18. Ni ukuvuga igihumbi cy'amadolari buri saha. Ushobora gutekereza rero ziriya ngendo, watekereza abajepe baba bamurinze, watekereza ababa bamuherekeje, ushobora gutekereza amafaranga izo ngendo zitwara. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa 10 yagiye mu ngendo 45. Muri izo ngendo hakabamo niyo kujya muri diplome z'umuhungu z'abana be. Urumva rero ibyo bintu rwose kuvuga ngo u Rwanda rwabuze amafaranga yo gutabara abanyarwanda, umuntu akaba yicayeho asesagura gutyo, turavuga tuti ibyo bintu nibyo gutekerezwaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo ari ibintu abanyarwanda bazakomeza kwihanganira ngo bakomeze kurebera gutyo. Urumva rero ko niba tuvuga tuti abanyarwanda ubu barakennye, niba tuvuga tuti abanyarwanda babuze icyo kurya, niba tuvuga tuti ibitaro byabuze ibikoresho, niba tuvuga tuti amashuri yabuze ibikoresho, ntabwo byumvikana ko umuntu yatanga amafaranga angana atya mu gihugu gikennye nka kiriya, kandi na Perezida wa Etats-Unis atatanga amafaranga nkayo. Mu myaka 8 yose yabayeho ntabwo yarengeje ingendo 54. Urumva se sinunga nibyo ngibyo abanyarwanda bagerageje kuvuga bati koko coronavirus igaragaje ko abanyarwanda bakennye. Coronavirus yerekanye ko abanyarwanda badafite akazi. Coronavirus yerekanye ko umunyarwanda atashoboye kuzigama kuko nta kazi yabonye, ntabwo hashorwa amafaranga mu bintu bishobora gutuma abona akazi gatuma zigama. Umwarimu kumuhemba ibihumbi 40 ku kwezi, numvise ngo abalisansiye babahemba umanza ari ibihumbi 10 na bingahe, ijana na bingahe. Urumva koko amayero amadolari amanyarwanda ibihumbi 100, ni ukuvuga amayero 100 ku kwezi. Ukavuga ngo ayo muntu azayavugururamo imiturire ye, azayivuzamo ibiciro mu Rwanda. Ahubwo urebye ukuntu byagiye bizamuka, nabyo wakwibaza n'ibiyo mishahara yarabatungaga yarashobora kubatunga. We narebye ibintu bya inflation nyine baheraho, byo bagiye bongera imishahara nyine, niyo bahereyeho bongera imishahara y'abakozi ba leta cyane cyane abo bahembwa za miliyoni, babongereraho amafaranga menshi. Ariko abo bakozi bo hasi ugasanga nyine nta nica ntikize, ni serumu baba babaha. None se abo bantu ukabafungirana mu nzu batarazigamye amafaranga yo kuibaramira, badashobora kubona aho bahahira, abo bantu kavuga ngo bazatungwa n'iki ngo nuko haje ikibazo cya coronavirus. Twaravuze rero tuti tuzakomeza dutekereze no kuzindi ngamba zishobora gufasha u Rwanda kuzahura ubukungu bwazo. Amashyaka rero na Société Civile nyarwanda y'abantu baba mu mahanga, twaravuze tuti ubu ni ngombwa ko abantu bicarana hamwe
bakavugira icyarimwe, bakavuga uko ibintu bikwiye guhinduka mu Rwanda, bagatahiriza umugozi umwe, bakareba ko abanyarwanda rwose bava mu kaga barimo muri iki gihe. Ngicyo ikiyobarwa yavugaga Simon. Urakoze cyane bwana Charles Ndereyehe. Hari n'ikindi kintu twagiye twibaza hano, wavuze cyane ku byerekeranye n'ahantu hava amafaranga y'abanyarwanda atari ibyo gutegereza amahanga. Hano kuri radio Urumuri twagiye tuzana impuguke zitandukanye zisesengura ikibazo cy'icyorezo u Rwanda ruri kwambuka. Hibazwa cyane ku kuntu leta y'u Rwanda cyangwa se Prezida atashyizeho urwego ruzwi rwihariye rwo gufata ingamba z'iki cyorezo, kuko urwo rwego nirwo rushobora kugena aho amafaranga yo kuzashyirwa mu kunamura abanyarwanda ku ngaruka z'iki cyorezo. Urwo rwego nirwo rwari guvuga ruti hajyeho ingamba nk'ibyo bavuga guti hakwiye kuba haragiyeho ingamba zigiye zorohereza abanyarwanda ubuzima nk'uko byakozwe mu bindi bihugu. Uru rwego nirwo rwari kwiga neza ibyerekeranye n'ingamba z'imyivurize, uburyo abarwayi, uburyo bwo gukumira abinjira. Mu Rwanda byabayemo akavuyo gakomeye cyane ku buryo impuguke zose zagiye zizana kuri radio Urumuri zagiye zibitangarira. Ikindi kandi uru rwego mwavugaga ku byerekeranye n'imari n'amafaranga yari gushyirwamo. Ibindi bihugu bitandukanye ku isi byagiye bigena ingengo y'imari yihariye igomba gukoreshwa nyine mu gukumira izi ngaruka ndetse no kuzatunga abaturage ndetse no gutekereza ku bintu byerekeranye n'ingamba zose aho amafaranga azaturuka. Iyo ngengo y'imari igakorwa. Reba nk'ayo mafaranga y'inguzanyo u Rwanda rwasoneweho cyangwa se inyungu z'izo nguzanyo rwasoneweho yari kuzava mu ngengo y'imari. Icyo gihe rero niba atakivuyemo bagombye gutekereza bifashishije n'uru rwego nyene rwashyiriweho icyo cyorezo gukumira kurangiza kiriya cyorezo. Noneho bakigana n'inteko ishinga amategeko iyo ngengo y'imari ukuntu yashyirwa hagaragara bizwi ku buryo bizwi. Ni no muri ubu buryo n'ayo mafaranga mwagiye muvuga muti mwakora hariya ni mu gukora iyo ngengo y'imari bari kugenda nyine bakoraho. Ibyo byose rero nta cyakozwe. Ari urwo rwego rwo gucunga ingaruka z'iki cyorezo ntirwakozwe. Ari igitekerezo cyo bashyiraho ingengo y'imari izwi ijyanye n'iki cyorezo nk'uko ibindi bihugu by'amahanga byabikoze nta byakozwe. Umuntu akibaza utese u Rwanda ruzunamura umutwe muri iki cyorezo binyuze mu ruhe rwego, binyuze hehe? Kuko nta muntu ufata ibyemezo, ntaho bisengurirwa. Umuntu akibaza nkatwe abanyamakuru tukavuga tuti ese ibi bizagarukira he? Mwebwe muri ibyo bitekerezo mwavuze mwungura leta kandi mugikomeza gutekerezaho, ngira ngo wenda mushobora kuba mwabitekerezo cyangwa muzabitekerezaho bwana Charles Ndereyehe. Uravuze ngo nta muntu ufata ibyemezo aho ngaho, nagira ngo nkosore Simon. Mu Rwanda hafatwa ibyemezo n'umuntu umwe. Nicyo kibazo ahubwo. Nta nzego zifata ibyemezo. Umutwe umwe ariko ngo yifasha gusara ntiyifasha gutekereza. Niwo bivuze n'Abanyarwanda. Hari abafite umutwe munini urimo ubwonko bwinshi bashobora gukora bonyine kandi hari ibintu bikagenda, ariko ikigaragara ni uko kugeza ubu ngubu ibyemezo byinshi byagiye bifatwa nabi kubera ko inzego zo mu Rwanda ntizikora. Urumva inteko ishinga amategeko niyo yagomba kuvuga iti turabona ibintu byagenda gutya. Urabizi ko abantu bari mu nteko ishinga amategeko bagomba kuba intumwa za rubanda. Ntabwo ari intumwa za rubanda, ni abantu bameze nk'abakozi ba FPR bakora ibyo Prezida ashaka, kuko ugize ngo aracisha ku ruhande rw'amabwiriza ye ntabwo yongera gushyirwa ku lisite y'abantu baziyamamaza. Ubwo mu rwego rwa mbere. Urwego rwa kabiri,
urumva perezida ni nawe perezida ni nawe nubwo hari premier ministre ariko ni nawe n'ubundi uyobora inama y'abaminisitiri. Abaminisitiri nabo rero urabona uzi ukuntu birirwa bagira agatebe gatoki, nta muntu ushobora kuvuga ati ndatekereza ko ari uko ibintu byakorwa. Naho kuri icyo kigo abirukana kubera Twitter banditse ako kanya n'ibindi bidatuma njya muri ryingi bigatuma njya kuvuga ibindi bintu ntateganyije. Ariko icyo nashaka kukubwira, kiriya gihugu ikibazo cyacyo nuko ntawe utanga ibitekerezo bye. Kagame avuga ibintu akaba ari byo bigomba gushyirwa mu bikorwa. Kagame niwe ufite uburenganzira gusa bwo gutekereza, nta wundi muntu utekereza. Urumva ntabwo igihugu rero gishobora kugendera ku mutwe umwe wa mugani wawe. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Icya kabiri, wavuze ngo nta centre de coordination. Hari centre technique yashizeho, bigeze no kwerekana akavideo yagiye kubasura, ariko izo ni twa du centre bariya bita abatelefone ntabwo ufata ibyemezo. Ariko uko ibinyamakuru byabivuze nyine ngo ni centre ya ikordona ibintu byose ngo byerekeranye na coronavirus. Nyine icyo twe dutekerezaho kandi nawe wavuze n'abandi bavuzeho ni ntuza ni abantu b'abayobozi, abantu b'abategetsi bagombaga gukorodana bakavuga bati wa mugani wawe aha naha muri abashakashatsi za universite amafaranga ashobora kuva ahangaha kugira ngo tuzarwanye corona, kugira ngo tugaburire abantu, kugira ngo tugire gute, kugira ngo ibitaro bibone kipo mihagije, twari dukeneye amafaranga ya naya yavahe. Ibitekerezo bimwe nibyo twatanze. Ikindi bakavuga bati okay, aho kugira ngo wa mugani bahe kamyoneti umukuru w'umudugudu, hanyuma ahe umufuka umwe abaturage ibindi byikubitere mu nzu, ninde uzakurikirana ibintu gutya na gutya. Nta ibyo ntibiriho. Kubera iki? Kuko mu Rwanda hategeka umuntu umwe, mu Rwanda hategeka ishyaka rimwe ariha amabwiriza yuko utarakurikiza we ibyo avuze bamufata bakamufunga, kandi bamufunga yakomeza kubwejagura yakagera naho mbese yimanika. Urabyumva? N'abanyamakuru byo kubivuga bakabafunga. Wabonye se ko aribo bafunze bose? Abantu bavuze bati ibiryo biratangwa nabi, aho kugira ngo atabara avuga ati nabonye abantu bambereye ijisho, bamboneye ibintu bitagenda, ibi bintu byavugururwa gutya na gutya, twabifatira umuti uyu n'uyu, reka da. Ahubwo yaravuze ati mubafunge kuko bagaragaje ko ubutegetsi bwacu budashoboye ibintu. Urumva rero naho ngaho ikibazo kiri, ni nacyo gitekerezo ubu ngubu kiri hagati nyine y'aya mashyaka n'iyi Société Civile, tuvuga tuti ese koko u Rwanda ruzakomeza gutegekwa kuriya, aho ruzagira aho urujya, n'iyi covid nirangira ruzagana he? Ngibyo ibitekerezo rero tukirimo, ndatekereza ko bizaduha umusaruro. Abantu nabonye abantu bagenda biyongera, yenda buriya wa mugani tuzatanga ibitekerezo gusa tuzarihande. N'ubu ngubu uyu muperezida twandikiye ntabwo tuzi ibi bitekerezo niba yaranabyakiriye kumugeraho byo byamugezeho. Ibyo rero byose mwarangije umurimo wanyu. Twarangije umurimo wacu, ahasigaye rero ndakeka ko n'ibyerekeye imitegekere, n'ibyerekeye ukuntu u Rwanda rutakomeza kujya mu rwobo, ndumva tugomba gukomeza kubitekerezaho, tukazungurana inama, buri muntu akagira uruhare yatanga, tugasenyera umugozi umwe, tukareba ukuntu twatabara abanyarwanda. Urakoze. Ndagushimiye cyane Bwana Charles Ndereyehe kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri Radio Urumuri kugira ngo utuhe kurumuri kubyerekeye kubikubiye muri iyi baruwa mwanditse nyine mwandikira Prezida, aho mwamugiraga inama mumugezaho ibitekerezo, mutanga umusanzu wanyu w'inkunga y'ibitekerezo kugira ngo icyorezo cya coronavirus kigira ingaruka nkeya zishoboka ku munyarwanda.
niba hari icyo washorezaho wacyongeraho, niba ntacyo tugasezeranaho bwana Charles Ndereyehe. icya mbere nakongeraho ni ukwihanganisha ababuze ababo muri iki gihe, ni ukwihanganisha abafite abarwayi barembeye mu bitaro kubera ko batashobora no kujya kubasura kubera iki cyorezo cya coronavirus. Turi no mu gihe cy'icyunamo rero cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'itsemba bwoko ryakorewe abahutu mu Rwanda. Ababuze ababo bose nifatanyije nabo mu kababaro, kandi tukaba twizera ko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bitazasubira. Hanyuma iyi coronavirus idufungura amaso rwose, turebe ko u Rwanda rudategekwa uko rwagomba gutegekwa, turufatire indi migambi mishya ituma rutegekwa uko rukwiye. Bakoze. Mbifurije umugoroba mwiza, kandi nabo mwafatanije umurimo w'indashyikirwa. Mbifurije kuzakomeza ibi bikorwa byiza, ribaza ko bizamara abanyarwanda igishyika, bumva yuko ibitekerezo by'abanyarwanda nyine bitandukanye, abari mu mahanga abari mu gihugu, bikusanywa kandi bikagezwa aho bigomba. Twizera ko bizagira icyo bihindura. Twifurije umugoroba mwiza rero abiwanyu mu Buholandi bwana Charles Ndereyehe, naho gutaha. Urakoze cyane Simunga, nawe ugira umugoroba mwiza, n'abatwumva bose mbifurije umugoroba mwiza, bari mu bihugu izuba ryarenze cyangwa se umunsi mwiza ku bari aho iburengerazuba aho butarira. Urakoze cyane. Ngaho gira ijoro ryiza. Ibyo byose nawe wayabihamagaye, ibereyeho kutubuza amahwemo. Ibyo byago bitera bidateguje, ube maso buri munsi buri mwanya. Nde ninde icyo nifuriza abana b'u Rwanda, ubuzima bwiza bufite amahoro. Ibyago n'ibyorezo byababije, tukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe. Aho byageze dutabarane bwangu, ibyangirize tubisane dufatanya. Izo nama z'imiti tujye tuzikurikiza, ibyo byago